Yesu ashimwe. Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Mashyaka Elise. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo kwizera. Hope, believe, have faith. Ijambo kwizera riroroshye kurivuga, ariko riragoye cyane kurishyira mu bikorwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kwizera icyo ari cyo. Ese kwizera kwa nyako ni ukuhe? Ese nakora iki ngo ngire kwizera kwa nyako? Ese uko nizera byaba bikwiriye? Ijambo kwizera rigaruka muri Bibiliya inshuro 240 zose. Iri jambo Kristo Yesu yagiye arivuga arikoresha cyane mu gihe yari akiri kuri iyi si. Ndetse biri mu bintu byamubabazaga cyane kubona abantu batari bafite kwizera guhagije. Urugero, Matayo 6:30 haragira hati: ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo ku gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwe abafite kwizera gukemwe? Dusubiremo, ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwe abafite kwizera gukemwe? Ari ahandi yagize ati: niki kibateye ubwoba mwe abafite kwizera gukemwe? Mu bindi bitangaza Yesu yagiye akora byinshi, aho yagiye akiza abarwayi. Abo yakizaga benshi yarababazaga ati: ese murizeye? Utizera ntazabona ubwami bw'Imana. Ibi biragaragara neza ko kwizera ari ikintu gikomeye muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ubundi tugendeye kuri Bibiliya, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Abaheburayo 11:1. Ubundi kwizera kugizwe n'ibice bitatu. Icya mbere ukwizera, belief. Icya kabiri ukwiyemeza, commitment. Icya gatatu kwemera, acceptance. Ukwizera, ugomba kwizera ko Imana iriho kandi ibyo Bibiliya ivuga kuri yo ari iby'ukuri. Kwiyemeza, ugomba kwiyemeza gukora ibijyanye no kwizera Imana wizera. Cya gatatu kwemera, ugomba kwemera ko Imana ari Imana yo nyamana, atari uko wowe wumva ko uko yabiri. Sinzi nimba muri kucyumva aho hantu. Ugomba kwizera ko Imana ari Imana, atari uko wowe ushaka ko iba iri. Ari gihe ushobora gushaka ko Imana ikubera uko wowe ubyifuza, nyamara atari ko iri. Ugomba kwizera Imana ukwira, atari uko wowe wifuza ko ibiri. Abantu twebwe twibwira ko twizera Imana, nyamara siko biri. Twebwe aho kwizera Imana usanga twizera ibitangaza yadukoreye. Aha niho uzasanga abantu basenga bagira bati: Mana kora ibi bintu wigaragaze kuri Imana. Ni ukuvuga ko Imana nitabikora ntabwo izaba ikiri Imana. Kuba Imana yakugorera iki cyangwa kiriya ntibituma yitwa Imana. Oya, ndabaha urugero. Umunsi umwe nari mu bihe byiza, umutima wanjye umeze neza kandi unezererewe Imana. Ariko ku rundi ruhande nari mfite ikibazo cy'amafaranga. Ndibwira nti: Mana ko mbizi ushoboye byose, ko nkeneye amafaranga wayampaye? Ubwo nigiriye inama ku munsi ukurikiye, mfata amasengesho, numva nizeye rwose, mfata agakapu nari mfite, nkuramo ibintu byari birimo ngashyira ahantu mu cyumba ndakinga, ndagenda nirirwa nsenga nizeye ko ndi busange amafaranga yuzuye ako gakapu, kuko numvaga mbisaba kandi nizeye. Wakibaza, ese uti nyuma ayo mafaranga yaje kuzura ako gakapu koko? Oya, siko byagenze. Uko nagasize niko nagasanze.
ese kuki amafaranga atagiyemo kandi narasenze nizeye kandi numva nkiranutse? Nanjye ibyo narabyibajije, ariko muri njye haje kuzamo igisubizo kimbwira ko mu by'ukuri nubwo numvaga nizeye bitari byo. Njye nayo nizeye ko nshobora kubona amafaranga ari byo, nyine numva Imana ariyo nyamana, nyamara ntabwo ari byo byari byo. Ahubwo nabonyemo isomo rivuga ko nkwiriye kwizera Imana ko ari Imana niyo naba ntabonye ibyo nifuzaga. Urugero, buriya umubyeyi niyo ataha umwana we ibyo yifuza byose bitewe n'impamvu runaka, ntibikuraho ko ari umubyeyi. Niyo mpamvu n'Imana kuba itagukoreye ibyo wifuza bitayibuza kwitwa Imana. Daniyeli ibice 17 kugeza ibice 3 ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Niba ari by'Imana yacu idukorera, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ku murongo wa 18. Ariko naho itadukiza, Nyagasani umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Ibi byavuzwe n'abagabo batatu, Meshaki, Saduraka, Bedenego. Ibi babivuze ubwo babategekaga gupfukamira ibigirwamana ndetse no gupfukamira za Bayali. Biragaragara ko bari bazi neza ubushobozi Imana yari ifite ko ishobora kubakiza, ariko niyo itari bubikore n'ubundi bari bayizeye ko ariyo Mana y'inyembaraga. Uku niko kwizera nababwiraga. Ntidukwiye kwizera Imana kuko idukorera ibitangaza cyangwa twizera ibitangaza idukorera byonyine, ahubwo dukwiye kwizera Imana yo ubwayo. Erega n'ubundi kubitaduha ibyo twifuza si uko itabikora, ahubwo nuko ibona bidakwiriye cyangwa ikabona ko atari cyo gihe cyabyo. Ese wowe ufite umwana ukiri mutoya, umwana w'igitambambuga, akaramuka kwatsa urwembe, warumuha? Ese uwo mwana nurumwima ntazababara akarira cyane? Ariko nakura azabona ko utari umuhaye bitewe n'urukundo wari umufitiye, kuko rwari bumukomeretse. Natwe rero hari ibyo dusaba Imana ikabona ko nabyo bimeze nk'izo nzembe, n'ibiduha bishobora kudukomeretsa. Nawe usubije amaso inyuma ukareba bimwe, wasanga usubije amaso inyuma ukareba wasanga ari byo Imana itagiye gukorera, ariko ugiye muri iki gihe wasanga koko ibyo bintu ntabyo wari ukeneye, nubwo muri icyo gihe wabiyisabaga. Nuko rero twizere Imana nk'ifite imbaraga, ishobora byose, inyembabazi, ikiruta ibindi. Ni umubyeyi wacu kandi utari nk'ubusanzwe tuzi. Kandi kubivuga gusa ntibihagije, ahubwo tugomba gutangira kubyitoza. Buri munsi uko ubyutse ukibaza, ese ndizeye? Ese uyu munsi nakitoza kwizera nte? Ku mugoroba hagera ukibaza, ese uyu munsi koko nizeye bihagije? Ese niba ntizeye bihagije ejo nzakora iki? Uko tuzagenda tubyitoza umunsi ku munsi, uzagenda wumva biza, ndetse wumve wizeye bya nyabyo, kandi Imana izagufasha, kuko Imana ikunda bizera. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha.